agahinda. Really, I don't know how really life I can start to explain this. Ubuzima bwanjye nsigaye numva nanjye ntazi. Asema iyo ndani yatumye yehova gutyo. Njye muramugira inama kuva kera akimenya ko twite. Ubu mwana utwite ni umugisha urumva. Rekana n'ingegera yanze umwana. Uyiveho urwo ntago ari urukundo kuko yaba gukunda koko. Yakabaye yemera umwana akemera no kugukunda nyine mukamurerana. Ubu se buri arabizi ko iyo ndari cyangwa. Uri kubwira ngo amuveho ninde? Uyunzi? Trina. Uyunzi? Ya. Shaka kuba wamwibagiwe. Nese uzakomeza yibaza. Wagengira mbesire yaramuroze. Akosuba. No wakambwiye amagambo. Ngo umwana mwite ngo nzise. Arega bubu ntago ari uko mwana. Ngende kukugirira impuhwe. Uko kuntu wibabaza uri kwangiza n'umwana utwite. Biri kumugiraho biri kumwafecta sibyo? Ufite amaboko cyo ni cyambere. Uri umukobwa uzi ubwenge. Atagukunze wabona n'undi type mwiza aza akagukunda akagukundira n'umwana. Rero rikana n'ingegera. Wabona inda yashakaga nyine ibyo yashakaga akaba yarabibonye akigende. Nuse ngubwire ngo iki. Ikibazo ari kumbabaza akambabariza n'umwana wanjye. Nyamara umuhungu ararengana. Bindeba nabi ntago ari ukumvuze ngo ararengana kubera ko ibyo yakoze ahubwo ararengana ku mubabaro uri kwitarawe n'umwana wawe. Nase reka njye mwibarize. Ubundi icyo kibazo cyawe kibwiye ababyeyi bawe. What? Akosi. Mwiyumvire n'ibibazo muri kumbaza n'ukuri. Wowe twirirwana buri munsi. Nese ko ushobora kumva ko utabibabwira. Erega babigufasha. N'ubundi kubatura ikibazo no kubura no kubura. Asema n'iseri babwiriye iki? Ntago umani ukicuza impamvu bitubwiye. Turabavandimwe tugomba kumenya situation yose uko imeze. Iyo nguri kugira ngo bibwire ababyeyi shobora kuba mu bwonko bwe wapi nawe adakora neza. Hano se ari bari kumwe. Ibintu byose yagiye acamo yigeza umbarata trainer akamubwira sibyo? Wowe akira ko ufite umwana mu nda yawe kandi wamubyaranye n'umuntu ukunda. Niba utakigushaka it's okay. Shaniye mutekerejeho numva umwana wanjye anashaririye mu nda kandi si bwo buzima nshaka kuriramo. Bakigaho muremera ubwiza wumva ko ashaka kuba yawe. Mu gihe utari kure muri amusore nta kintu kimwe uri gukora mu kirekizima. Ahubwo se icyo gikora nakijya ku kazi narya ahubwo ngiye mbona ari wowe uri kwiyangiza. Nahari se ahubwo umusore ari no kugutekerezaho byibura abona yiberanye n'abashe wasanga yibereye mu zindi nkumi cyangwa se no mu kazi birashoboka cyane. Ariko uricaye nturya nturiye ntugize ute. Bikwangayikira umuntu mukuru nkaho wahangayikiye umubebe wawe ufite uraho ngaho. Nyamara ushatse watekereza kabiri. Ariko ishyire mu mwanya bimbwira ngo nishyire mu mwanya nk'uburimo abaye ari boyfriend wawe ura boyfriend wawe. Ishita wishyira mu mwanya ndimo. Ngiye bimbaye nk'uko nguko na moving on. Kugira ni amahoro n'umwana wawe. Yuko bitakorohera. Ntabwo byoroshye ariko wowe bitinzemo. Sinzi impamvu utarabimenyera ahubwo. Guys, nukuri ntabwo mbizi nibwo nzongera kubaho nishimye. Uzishima kandi cyane. Ahubwo umwana utwite yakabaye ari ibyishimo byawe bya mbere. Ukikuramo umuntu utagushaka. Sheri tekerezaho neza nyamara. Wabona ko ataratekereza ariko nagaruka. Naramaje gufata umwanzuro. Uretse ese reka nkwibaza ikibazo cy'amatsiko. Nk'ubu ngubu muri situation bikarangira n'ubundi atagarutse sibyo? Ariko nyuma dore ko abasore bagira ngo ubwonko baba bibye urumva akazaza ko kengushaka umwana. Ntabwo namwereka. Uzi ko nakobwa turi bigoriye. Njye naramuruhiye ndakora nk'abakobwa turi imbesire zimwe mbi cyane ntabyuze. Ariko si bose baby. Jewe ntacyo nani. Uzi ko umuhungu kwihakana wabyera kamushyira umwana. Ibyo yarubizi cyane ntabyo yaruzi. Shanda cyari mu bihe bigoye. Ntabyo namukorera. Ahubwo nanamushyira n'ahantu atazigera mubona. Ahubwo sundi buriya nagajya ryambaza nganatekereza ku mwana.
umusore atekereza nawe urasekeje ibi haheruka n'ibyari ndi muri mu buriri baby cya gihe gusa uzaje uteme zidashira rero reka nkugire inama kandi unyumve neza sibyo umuhungu reka kumutekereza ahubwo utekereze ejo hawe n'umwana wawe sibyo ikindi kandi turahari ntuzagire ikibazo sibyo si nk'ibyo byose si byo mara tumubwira moving on man ubuzima bukomeza twe turihagije kuba twakitanaho bikarangira ntabwo igihe cyose tuzabaho turi tugira twishyira ese ubundi usanze atari wowe wenyine gusa uzi ukuntu nabivuga muri nka batatu bafite ikibazo nk'icyo mufite kandi ari umusore ngaho ibaze nawe kanjye kwizanira sharije ego cyaza abo bakobwa ni abatwika nta masabo hanyuma asigarana nabo nubwo yakoze ikosa ryo kunyesha umwana ase ubundi umwizeye ni so ni musaza wawe ku buryo kumva ko ntabwo ari marayika mwana gusubiza mucyo tumeze neza Ariko kumeze neza tumeze neza ntabwo umeze neza nabonye message yawe n'amakuru yawe niyo mpamvu nanjye ngo tubivuganeho turi kumwe gusa iyo muhamagaye rimwe kabiri utamfata mba ndi mu bintu byinshi urabizi ariko si ibintu byinshi iyo birimo akeka mbyemere ko buri mu bintu byinshi basi ntushobora no gutekereza ko mfite umwana wawe basi ngo none atahumbaza ukuntu umeze niyo mpamvu nanjye ngo tubiganire ariko icyumweru kimwe bibiri utamfata ese ubwo uraryama ugasinzira ubumbwira nanjye niyo mpamvu nafashe umwanya ngo tubiganireho bwambwira wese undi arumaze ute ngenda aho ko si neza ntabwo ibyo bintu wabyumva ngo wumve umeze neza ni ibintu bishyashya amatwi yanjye gusa nta kindi kibazo ufite se kurya nta kibazo nta sereri urumva byabura ese undi bro wowe komeruka ubwawe urampangayikisha nkajya kuri pressure zawe nkagira stress z'umwana byose mba ndimo ndagutekerezaho uzi neza situation nari ndimo ntabwo ngewe birabindi n'ubu sindabyumvirega niyo mpamvu nicyo utarumva nicyo utarasobanukirwa ibintu byashinguye mu matwi bitunguranye ntabwo bishatse kuvuga iki ntabwo ndi kubyumva ukuntu hari ubundi byari byirukana wait ushatse kuvuga ko utumvishije neza message naguhaye utayisobanukiwe cyangwa hari ikindi kiri ushatse kuvuga ntabwo nshaka kuzengurukisha muri izo mpamvu zose ushaka gucamo bwira neza icyo ushaka kuvuga icyo nshaka kuvuga ni uko ibintu wambwiye ntabwo mbyumva neza ntabwo byumvikana ntabwo byumvikana uri kunsobanura icyo ushaka kuvuga uramenye ngo uratwite yabwo ibi ndatwite inda yanjye hari undi se uzi nawe narahuye nawe ku buryo umbwira ngo inda yawe ok tubyoroshye
urabona ukuntu bimeze umunsi urumva witeguye gufata izo nshingano ujye wibuka ko turakundana ndagukunda kandi nawe urabona nanjye ndagukunda sorry ndikubaza urumva witeguye gufata izo nshingano Maureen wabitekerejeho neza of course ntabwo bwenda gukunda witeguye kuvugwa nabi rubanda ababyeyi bakagufata nabi inshuti z'umuryango ishuri ukarireka urebye ibyo bintu byose wabitekerejeho ahubwo se umunsi nari ndi kumwe nawe ko utatekereje abandi batubonaga nabi igihe twatambukaga mu muhanda tugenda igihe wamamagaraga inshuti zawe wari kumwe nazo kuki utigeze utekereza ko zo ziri bufate nabi ahubwo ukarimo gutekereza ibyo ngibyo ese ni wowe wiyonda uzagenda uyitwite cyangwa ni njyewe kubera ko muhangayike niyo ndi kwikubaza wowe niwe biriho okay ndumva nta n'impamvu yo gutinda mu magambo gendi read nta kibazo ndi nayo ifite intuzi ebyiri gusa byose ni amahitamo yawe nta kuntu wabitekerezaho neza tukayikuramo babe niwe uri kumbwira ngo dukuremo inda wowe wankunze nkagukunda ariko abahungu bose ni ukuri ni bamwe noneho ndabyemeye no babe nyumva Sheri, ni wowe. impamvu ndi kwikubwira impamvu ndi kwikubwira wirira ndagira ngo twirinde inoze zose zihari no birahagije it's okay sinaga ari iki gisubizo nari niteguye nta nubwo nigeze numva ko ushaka kumbwira gutya naragukunze nirengagiza inshuti zanjye nkurutisha abavandimwe please urakoze wivuga gutyo urakoze mana kuki ubundi wampuje n'uyu muntu ugiye kumbera umutwaro muri iki namanje n'ubu wabitekerezaho kandi biseye ikindi nari mfite akazi kenshi nagira ngo tubiganireho bitekerezeho stop it ibyo ntabyo nakoragura kugenda urabizi ndakunda ariko nyamara ubitekerezaho haguruka ugende ubitekerezaho biri seri basanga ari uze kumvugisha mu kanya numara kubitekerezaho bye ndakunda